ibyo ntabwo banyishyuye ngo katsimba ariko baramamaza nabo. Ariko burya naje kubona imbaraga zo kwamamaza ugende gake gake nabonye imbaraga zo kwamamaza. Hari nk'ahantu navuze nuko nabamamarije ko bivugisha ukuntu ngo bakora amafone ngo ibintu bya danje. Ariko nagiyeyo ndumva nagiye mu mujyi kuri cya kunzu ndende cyane hafi ya bita ngo na ari cyo bita mu cyaki utabikuzura hafi ya gutyo ni gatoya bakuru umuntu aba ari kuroha amagambo ugashedoka. Hari umutipe uherutse kuvuga ngo desi ngo kubera kutabimenya ibintu ngo sigaye ziduka namamarije n'abantu ngo nabizi yo ngo disi ngo ndamamaje se ngo yo baba we shaka bashenze baba baramamaye ku buryo iduka kubamamaza utabishaka. ambwira ko iranuze iracupa ritarimo ndashaka nanjye nawe namamarije uruganda rundusha ibice. Don't worry, Jesus is the answer. ubusi ibintu byose birimo hano baguhaye no oya nari ariko na brand ziri kugaragara. Ni brand zihenze cyane zuziranahe. Oya bisa ni brand utanishobora kwigondera no problem. Oya agasubije gute se hakomana uziko bura Stephen ari fake aso urabona ari bya Steven fatiko machine yo mu ruganda wera navuza akayishyiraho akantu kaka apo afite nuza telefone za imashini yakwaka agiye agurikira ure cya telefone ya IT cyakora baraje nibwo nabonye computer yakikavuga ngo IT ngo welcome to IT yajyanye ko ajya cyakora sibabi neza arimo arakubwira ako mu buzima nimba ari ikintu cyambabaje ufite frat ati komari ngo neditinze ngo ariko ngo sindi kubyizera rira ngo debera kuri frat ngo biragaragara izo ryibana bro ni ibibazo bikomeye utaza no kubifata nk'ari ibintu bitari seriye ni ibintu bikomeye cyane. Teze nta nkuru ibabaje nko kumva ko nawe ari umumami no mumami afashe company ebyiri azambika n'ubuzima brand imwe ariko sha mara yanjye ariko hari umuntu heruka akoze ko nta invitation y'ubukwe mperuka wana hari amagurupe nabaga ndi mu bantu z'ubukwe agiye bayanyereza kuri WhatsApp ahubwo hari akantu ageze ngerengera n'ubwo ahubwo zigi hari akantu njya mbona buri invitation yose undi nikajya kabura nimba ari abazikora nimba ari ababisaba ngo kuza kwanyu ni inkunga ikomeye kandi kakari hasi hegeranye na nimero za telefone ahantu hagaragara cyane akatabandikaho inkunga ikomeye ku buryo bari bitashyira mu telefone iz'umukobwa n'izuza kuza kwanyu ni inkunga ikomeye cyo numva c'est qui est essentiel c'est pas votre c'est what essentiel eto n'ibyo bya essentiel mais c'est ça kuza kwanyu ni inkunga ikomeye iyo nkunga ikomeye niyo ikomeye cyane nkaho ari mwe mwaje nagara amafaranga se bigendana nayo ariko ni ikijerekani cy'urwabo watwerereye ariko kugira ngo ubundi mbere aho kugira ngo ujyeyo kuza kwanyu ni inkunga ikomeye nese bakoresha amafaranga like intwererano we nahagere kuri wowe uba wumva hari icyo yabahombye cyangwa uko wenda tuba dutangiye kuzanamo bize nyinshi kuko imihango y'uko yakorwaga ubundi mu cyaro nta nubwo invitation zabagaho ngiye nabaga mfite ubukwe ngakora ku bantu banjye cyangwa wenda nkaba nagashaka umumotsi noneho karitse ukuntu ibyo twita inkunga kera nta nubwo inkunga yari itegeko niba mfite ufite ubukwe washyingije abantu bose bo muri aka gace bazanaga abafite inzagwa abafite amasaka abafite ibigori mbese bya bintu byose byakenera mu bukwe imyumbati mbese bya bintu byose ibitoki bakazana mukenga urumva kera ubukwe bwari inzoka sinzi niba ariko bimeze none ibitoki byagiye bituruka hirya no hino yego barabihinduye ni fanta ariko rero uriya
ashobora kuvuga ati mbahaye aka gahene cyangwa mbahaye iki kimasa muzakitunganye abantu barye. Ariko kera nyine watangaga icyo ufite, ariko ubu ngubu ukuntu nabibonye mu by'ukuri umpaye invitation wohereje waje kuri WhatsApp, wohereje abantu invitation kuri WhatsApp, ubundi njye mbona banashaka amafaranga. Iyo ushaka umuntu amuhamagara mukabonana cyangwa mukavugana, ariko n'ikimenyimenyi umwoherereje amafaranga nta kibazo agira n'abitewe. Ariko rero ngewe buriya n'amarokesheni burimo nshaka kuba ndi hano muri Nyarugenge nyine ndi Kigali, undi ari nk'iyo nyuma za Rusizi kandi nkeneye ko mbimubwira nshaka kumwereza kuri WhatsApp mwamutukana shatanga nawe bina ngongura muhamagara. Ariko rero ngewe buriya rero igiti cyanjye nemera ko icyo bita printed cyangwa se hard copy za invitation zongera métier. Kuko nk'urugero ngewe niba wenda wowe tuvuga Muhanga cyemba hano cyangwa se Rubavu, niba mfashe umwanya nkateka ni imodoka yanjye nkakuzana invitation mu rugo, icyambere harimo signe d'amitié ivuga ko ntanagusuye, turavugana turabona. Ushobora kumpa invitation cyangwa ushobora kwibuka ibona kuri WhatsApp kandi uri mu bitaro simenya amakuru yawe. Niyo mpamvu kera wasangaga habaho umwanya wo kujya kugira ute wowe n'umugeni wawe mukajya muri famille gutanga invitation. Niyo handi hari abantu muba mutarabonye umwanya wo gusura bakabona ikigega batwerera babazi. Kubera ko ngo wenda igihe cyacu cyaragoranye n'abantu ushobora kutabafatisha nko mu mujyi kwa nta muntu waba, ariko icyo nzi cyo ngewe numva ninakora ubukwe hari abantu runaka n'izisake zabe invitation 20, ariko hari abantu runaka numva nzaprintinga nkavuga ati oya n'ubundi kuko icyambere iyo uzishyize hari ugira copy urareba ati natashye ubukwe bwa kana. nk'urugero ariko rero ushaka ufite anko wawe udakoresheje WhatsApp, ushaka ufite undi muntu muri quartier cyane cyane kabye nibwo mbibona wowe kazi printinga ukaziha mama cyangwa papa wawe agatumira inshuti ziwe. Kuba usanga umubyeyi ntago azandikira umubyeyi mugenzi we kuri WhatsApp ngo waye bafite aho bahurira mu nama mu bimina na hehe wakagenda akabatumira. Ariko amungani anyusidi kuza kwanyu ni inkunga ikomeye. Ariko nubwo mwabishyize munyaruka mwebwe urarukuru nanjye nimba mbyumva bitagiye kure y'ibyo ngibyo byanyu mwasobanuye numva muragwe kuza kwanyu ni inkunga ikomeye. Babivuze yuko utagomba kuza imboko no kuza kwanyu ni inkunga ufite n'akantu buryo ku ruhande gutyo umeze gutyo. Ariko ari ubukwe umuntu ajyaga ngewe nawe ni Ikinyarwanda ariko nabona yuko hari ubwo nataga nahageze nwera just kwa ugiye kubunza umuhogo n'inuzane gifu nibyo byinshi ariko se nijya noneho byo niyo nama 10 byajya cyangwa 20. oya hari nabo ubusanga abantu bagoshyitse akari n'abantu batagira impuhwe ugasanga yagoshyitse nuko ubu byara bibenda leta narademukiye imihe yarayiciye nk'ubu nka Steven yari kuzanduka bitumuhe hanari ugasanga baguze imiheha n'uduseriviyete twatanje bakadukubita ku iparato bakadukubita abana beza b'abakobwa nka bane musaranganye ku buryo buri muntu umuheha ubona agiye mbutahana nka umuheha nka utahana nyine gategereza fanta nka noneho umuheha uwuhugiraho waba yishyuye musi mwiza akakurangaza ntiwibuke ko nyine fanta oya wenda tutavuze ko ishimirwa mu birori nayo yagiye ifasha abantu benshi tutavuze ko ugasanga urawucyuye MC yabaye mwiza noneho n'igihubure cyo kunywa n'icyo kwakiriza abantu namwe ngo yigeze kugira amapaki y'imihaya ajya gukora mu cyakora akura mu bwisokorezi ko umuntu aba afite intego niko tujya mu bukwe ukagira gukusanya ahubwo se uwo muheha kumuheha nzi ko uruta pate ni gute umuntu atwara umuheha awutwara mu mufuka aba yagiye bita poche bomb yajyanaga package yose agashasha
yaragacyuraga hari ukuntu umuntu aba guseriva akayigusigira nkano umfashije gato yibagiwe hari ukuntu uba uri mu bukwe utanagaragara nk'uri mu bukwe umeze nk'umuntu w'umusangwa wenda yambaye nk'ibigora nk'ishati gutyo yambaye by'ibishati abandi bafunze ubukaruvati nk'iri bara ni ibara rubona rwose ridashamaje ariko kuba ridashamaje hari n'ukuntu winjira muri protocole ni nk'abajakorana nk'umudiyakoni uzabacunge nimba ujya ukunda gutaha ubukwe ukabona yinjiranye na zingi twambaye nyine bibiri diferent hari ibintu turi kuvugira pe imipira niyo yaba avuye mu modoka ngenje nawe nambaye agakote kandi hanwerano bashyize mu bimbi ntabwo bakurambikaho ishashi y'imihango dufashe nkabona ziki wamushyize inyuma handi ari bujya arwana n'inuzana n'igisharagati n'ishitingi asunika niko bimeze banakujyana inyuma batoya niho heza bakubeshya ko ariho heza sha hano ngo ari umubyeyi ubuze intebe urayicaraho oya kandi ubukene bwise wabona butera imico myiza ubu ugaragara nk'umukene uba ugomba no kugira imico myiza ariko kandi igihe nabonye nagiye mu bukwe bwo mu cyaro karambabaza abantu baturutse iyo za Kigali bari mu nzu hanze ubwo urumva bubatse igisharagati akaba bajya hanze tuvuga abasaza wenda baje nko gufata irembo cyangwa no gusaba ariko cyane mu byo gufata ya mihango nyine ariko urumva abantu ateguye n'ibirori n'iki ugahita usanga hari abantu batwereye bigaragara bizwi urumva abatwereye rero se bamwe twita abakungu ugasanga hari abantu bicaye mu nzu ayoboze gutyo bakazana ibintu by'inzara ibyo bikorwa buriya abantu b'inyamasheke buriya turaza kubusa nk'ababagarukaho si ukubibasira ariko ngewe ahantu hari ndi mu bukwe ako wenda sinzi impamvu yariseho n'ibisanzwe barasoma ibyo byo ntabwo tubigarukaho baguha ibintu bijyanye n'ibyo watanze biba biri bien noté mu gifaransa baravuga ngo bien noté mu cyo well noté ahantu baravivuye ngo yatanze 10 ari intwarano y'urwagwa niya mitsingi ariko abo kantu mu cyaro nagashyigikira ariko se bafite ururumba wenda akaba yaza agakonsoma ibintu agacura abatwereye yambaye ariko se urashaka komeza kwemeza indambi kuba batwerereye babaje kurya kandi ngo ari inkunga ikomeye se nukuza kurwasa burya indambi aho nuyumva nuko twerera nugira ikintu wenda ubona ariko burya mu cyaro hari umuntu ushaka kuza gusonzokera mu bukwe ariko se reka kubaza hari ikintu gisekeje umuntu araza agatanga wenda 5 ashaka gusonzoka umuceri ushaka gusonzoka umuceri ibiro 5 uguzemo ibiro 2 by'umuceri uguzemo 2 by'umuceri ugahora n'akantu usuka k'inyama ugashyiramo amazi wenda nubwo wenda atari menshi cyane ntago wasukamo iyo mahindi ntago rero bigira ari ikintu n'isitavuze hano Kigali hano twerera n'ibihumbi ariko rero buri abantu nyine b'inyamasheke nabo bazatubwira ibyo ari byo wenda n'ibihumbi 50 babitwerera pe n'ijana ariko ubundi twebwe impamvu tubikora tuba tuvuga tuti umuntu wanjye agira ubukwe hari ibindi bintu akeneye si ibiryo gusa hari ubukwe rwose dutwerera mugataha utariye kandi ukumva urishimye ariko mu cyaro batahaba buguze ariko rero hagati aho ngaho mu bintu uvuze by'ibintu bijyanye n'ibintu by'amagurupe bigezweho byanyu hari ukuntu njya kubura wicare nk'ahangaha gutyo n'iki ahantu byananze rimwe na rimwe ukabona bagushyize muri gurupe ngo kuri rese ngo yaba amaze gutanga bakomeza bashyiraho ngo akabazo noneho ukajya kubona abandi umuntu yashyizeho ngo amadolari 50 ngo amadolari none ugashyiraho mu madolari none rero ugomba kwigira isomo ryo kuvuga ngo biyu niba umuntu atanze amadolari 100 inyakushyiraho 3 nimba byo utenyuka nawe rero hari umutima wundi ufite tutazi ariko ibintu byo gukahana noneho refiti noneho ukavuga ngo na refiti noneho ahubwo uraceceka ni nko kwivugiriza induru ikindi cyakora njye najya nkora
nawe nurangira muzabimenya. uraceceka bagushyize kuri list oya ntabwo njye ntabwo kuri liste ntabwo nanga n'amafaranga. noneho se uribuka ko baba bashyizeho n'akabazo reka ngewe niyo bashyiraho utubazo 100 pfa kuba nziranye nawe oya neze ni bimwe twavuze urubuga warugize fashion warugize ibintu bisanzwe abo bantu ko nta hari abenshi hari igihe mba mutaziranye iyo kuvuga ngo urabona nayashyizeho yabwirwa n'iki niba ndi gukoresha WhatsApp baverifiye baragenda ikoresha. Ikindi ngewe umutipe man ibintu ndi kuvuga ntabwo ari story. Umutipe yigeze gukora groupe yariganye n'umuntu akusanya inota arangira jara ayakatamo mani umuntu wakoze ubukwa mu igica ndajya kuyimirira. ariko kubera ko abantu bari bazi ko bari inshuti baravuga batako burazi byaraza kuyamuhereza ntari kugerageresha babazanira ubukwe bati se uzakana kari amafaranga yaguhaye natwe nabonye yampaye 70,000 se bayi 100,000 kandi twamuhaye 1,000 bigera muri 300 ariko niwe waragize igitekerezo nanone niwe ari we wazanye igitekerezo wo muri ya filime igitekerezo cyo gukoteza ifaranga ryo gushyira nibyo mana none se turi muri monde abantu baraho yagize igitekerezo abantu baraho yorganiza abantu umushinga organiza biragora none se aradutegeka kumuhemba natubwira ati rero nagize igitekerezo atubwireyo oya muri no misi reka mubizwe buri gihe mu gihe umuntu yafashe ahantu akaba head akaba ari uyoboye ibintu niwe precurseur yabitangije mwe mumeze gutya ahubwo kuba yaranabitanzeho nimba yarabahaye mu magi hari n'ubutwari none nanabyohereza ayange rero jya nayo bazarya imitanohereza straight kuri nyir'ubukwe nka screenshot ko yamuhaye gera wenda wagize amahirwe ko warigeze ukandagira nko mu mashuri ubwo wize serayi wowe twakumvisha kandi kantu kaba gahari iyo wohereje amafaranga straight no se ngera ndusaka tuvugana kuba abantu bakize muri groupe wenda nuko bazi ko tuziranye ariko ni cyerekanye n'uko ari bavuze ati nta muntu wemerewe kunyereza amafaranga mahekana ni kimwe nuko na gift hari igihe amafaranga gifitemo amafaranga ka envelope ugahereza umugeni ntufate ngo uhereze marembo uko nagiye hari umugabo wavuze amafaranga ama-envelope arayacika ako niyo usidi hari akantu kajya kababaza mugani nayo yabaga ari fake ahubwo uzi ko amafaranga ubundi amafaranga aracumuza amana iyo uyafite gutya mu ntoki uba wumva ari ayawe ahita aba ayawe ariko aba ari ayawe hari akantu ariko umuntu yari yaratangiye igihugu kera ngo mbere y'ubukwe bari muri bridal shop kwa kundi abagore nyine barwanira ibintu kabisa yarabirwanye ngo bakoteze ngo amafaranga ngo bazamuhe gift uwo mukobwa ngo inote ngo ikintu bari bavuze ngo bazagura umukobwa w'ifinaboma nyine kuri finale ngo ntiyakigura banga amafaranga bayabaye make ngo yasanze byarahenze ni bread shop ikibazo ariko ni umugeni nawe ararenga ariko amakuru we yamenye trotari yabimenye nyuma yamenye atabasha kumuhindura inshuti arahinduka mani barabaye nase ubu ngubu uko burejo ashimira ikibazo wenda burejo biba bigoye ibi birejo biba bigoye ariko urumva n'inshuti ziwe ntabwo ari nziza hari akantu ngiye nshaka kubwira abantu aho bagomba gucikaho kuba wenda nimba ari umukobwa wikoreye ubukwe bwe wenda mukaba ari ukuntu muziranye imbere ntabwo ari ngombwa ngo mugere mu bukwe uze kwerekana ko muziranye umuhakada umuhobera umwisamesha izina ry'Imana tukazoe tubigize ukuri kuko ibihe birimo guhinduka wenda umuntu anarabure n'abantu ejo utazakubitwa nk'intosho urumva asundi ko abagiye urwana n'iki banabyumvireho kuzakubita umuntu wowe bituma utarimba rowe wowe uzambwire kenshi hari igihe mu buryo bwawe bw'ubutasi hari igihe mu butasi bwawe uri ukuvuga ngo hari igihe mu butasi uba warikoreye abo bashenzi bamwe ubona bazisha uvuga ati zambwa noneho ngiye kuzereka yuko urumva mutambikanye noneho zikaza abagabo cyangwa mana we
hari igihe mani uwo muntu unakoze ibyo bintu bari barigeze kumwumva mu matwi yawe bavuga turiya muntu ariko ngo atasiyo wajya kubona iyo mbwa umunsi umwe ukajya kubona ukabona umutipe arimo arazisomesha wanjye nakubita umuntu ariko si nkubeshye njye nakubita umuntu umutipe nzi nyine ni umusore ni umukobwa wabimbwiye ngo bari bariganye nyine barigeze gukundana arangije agiye gutanga gift bari kumwe n'abandi umukobwa umuhungu baramwongora ati shanga nubwo ngiye ariko menye ko ngo ngo ntacyo bivuze ngo inama ariko nkagufata arakamwongorera ariko uzi ibyo bintu umuntu aba akoze iyo ni satani aba yinjije igomba kurara iwawe umuntu aramuterekere ku buryo ari burara muriho amutekerezaho ko harimo umutipe njyewe nzi aho ujya kumva witwa John ukumva bari kuvuga ngo Kalisa we Kalisa yajya kukurangiza izina ry'Imana ni uko nk'uko bigenda ubwo ni uburozi bubi cyane bayirereye yarajye n'ibyana none umuntu ufite umuntu wamuhamagaye uretse ngo ko twari turanga ngo ubwo ni umugore wa pare ariko ibyo bintu uvuze gutyo hari umugeni nzi batanzemo pasi amaze icyumweru umwana akoze mu weekend ikurikiyeho baravuga ati tugwire pasi ariko kubwira umuntu ngo tugwire pasi waba ashaka adresse ntabwo aba yagiye mu bintu nyine bimurimo bigize agiye kumera ari umudada nzi twari 10 yapanze ubukwe numva bubura urana kwa kundi bwabereye mu cyaro nyine bari kubera mu cyaro noneho bari muri process yumva bari muri process yo kugira yo gutegura nyine ubukwe bwabo niki urumva manzege habamo ikibazo umutipe aza gukora accident urumva aza gukora accident ya moto yakoze accident ya moto ahita caho noneho hari undi mutipe nawe wateretaga uwo mukobwa amushaka bakora ubugwa nyine anahita profitira mu nduru ngo yakoze accident apfa mu fiancé we yakoze accident ahita apfa hari indi niga nayo irimo iramutereta muri iyo minsi ijyana amashimwe imbere y'Imana ihitiza yirukanka ati nanjye ndakujyanye ibi bijemo ibijyamo umukobwa akajya mbwira ati se ko nagukunda kubizi jewe fiancé yanjye yarapfuye urimo urarwana gakomeza gahunda ati nta kibazo uzagera aho nkundi ambwira ati nubwo mwemereye tugiye kuzabana ariko nakara cyandi mu mutima ntabwo rwose urazamo Kalisa umwe navugaga hajya nyene urumva nuko wenda wewe yaragikunze nyakwigendera ariko yabakiye wenda barashwanye like n'iki ari kujya musura barangije ikintu cyaje kuntungura turi mu bukwe nyine just umukobwa murumuna wa nyakwigendera yazanye ifoto ye umukobwa ariko niyo yarayimutumye ngabereye mu cyanyine mu bukwe bwo mu cyaro amubwira ati nuza mu bukwe bwanjye urabona amafoto mfite nyakwigendera harimo ifoto mu nda yiwe yari yarajyanye igomba kuba ibihari nari nzi ko izaba iri mu rugo nyine rwacu sinari narayimwatse nari mbizi ko zaba iri mu rugo rero nk'umuntu wanjye nakunda mbabura uzayinzanire umutipe twavanye ikigara gifite nunja mubaza ati se mani iyo foto ngo yayinumye nanjye bavuga izina buze gato yari kwita bimenya ko ari abantu bari kwita bimenya ko ari we mvuza urumva ese ambwira ati nk'umuntu nakundaga wowe wazamfasha ukanshakira ifoto yiwe nkazaba ndi kumwe na urumva yari afite ubukwe n'undi mujama kandi mu fiancé we wari yarakoze accident yarapfuye nyine agize accident nyine ariko still wamuniga kwa gufurusa nyine kw'abajama bitubaho nyine usanga arafurusa tugiye ngomba kubana nawe ngize n'amahirwe umujama aragiye dada yakoze ubukwe afite ifoto ya fiancé wiwe wari waratashye nyine yari warigende mbona nyakwigendera yarayifite mu ikanzu mo hano none ikintu cyayaga kinsetsa nukuntu ajyaga kubona none umukobwa mu bantu arebyeho gake gake
akubiseho kuderi ka kantu bajya bavuga shaburya nonge ukakora bwari ubukwe bwo mu cyaro ariya ngo wagutanze umugani nyarwanda uvuga ngo icyo ngutanze nimba kinga kuhaza intore sinzi ko nabivuga wagutanze niba mu kibo ngo guhaza intore ibyo bigoro bwari n'ubukwe bwo mu cyaro urumva harimo ibintu nyine abantu batitagaho bwabereye mu cyaro abantu mu misozi aho ngaho mu majyaruguru bakabona umwana ari muri ibi ngibi umukobwa ari muri ibi ariko uvuga ngo yakabaye ari wowe ati yakabaye ari wowe nk'ibi n'ibi ariko navuga ngo yakabaye ari runaka uri muri iyo mitungo harimo abanga ngo yakabaye ari wowe hatabaho iriya accident yatabaye accident yatabaye accident uwo mugore kobwa yakoze yarihuse gushaka yari atarakira nyine ibikomere byari bigihari urumva mu mutipe yapfuye nko tuvuge nk'urugero nko mu kwa mbere ukiba mu kwa kabiri ewe shama abantu bajya banatubabara urumva babwirukanse urumva barangije ikiriyo wisura nyine bari abatipe babiri bari muri competition bari kwirukanka ku muhungu ku mukobwa umwe nyine bose bamwirukanka urumva umukobwa agize ibyago apfushije umukunzi fiance agikora accident wa undi ahita profitiraho nyuma y'ikiriyo ati nabizi wari ufite ubukwe tugomba kujyana noneho naramubwira ati ariko njye ntabwo ndibagirwa runaka ariko nzabitekereza umutipe ati hoya uzabitekerezaho uri mu rugo iwanjye gusa ku ruhande rumwe iyo ufite gahunda iyo gahunda ihari umwanya wo gutekereza se iyi gahunda ihari wamungane ntabyo gutekereza tekereza iki ibyo utatekereje mubitekereza muri mu rugo muryana abantu b'abasore bamubona ubundi ubwo ni tugiye muri iyo life ubona ubundi umuhungu ari baravuga ngo hari igihe mu kudacika intege ngo uri gutereta ngo bitume umukobwa umufatisha ubundi urabona gufosinga umuntu nyine bwabyo uramuteretse arakubwiye ati rwose ntabwo ngiye hereza kandi ariko tugumye tube inshuti bisanzwe niko bavuga iyo sori baye bwa kabiri nabaye urumva uba wumva n'abakobwa batwumva bazatubwira ni igihe kingana icyo umuntu yategereza kugira ngo wumve ko umuhungu umukobwa nyine azakwiyumva ndagira icyo mbivugaho kuko hari udashaka kugucesinga mu buzima bwe burundu ubundi reka mbwe nise ni ukuvuga ngo hari ikintu kibaho mu bintu byitwa urukundo ntabwo umuntu ugiye kumarana ukwezi utaramenya ngo ibintu bimeze gutya biri ku murongo ahubwo hari igihe nyuma ubundi hari ibintu bitaga code of order kera mwana ukarebana n'umuntu nawe mugahita usanga mwarebanye ugahita umenya ngo uyu muntu hari ibintu byahuye ibi rero byo kuvuga ngo wowe nguye n'umuntu ugiye guhatiriza ni gute umara icyumweru umuntu muri kuvugana buri munsi kuri telefone utaramenya ko uyu muntu atagushaka ugakomeza uhatiriza icyumweru wowe urimo uravuga icyahafi hari n'umuntu utereta umuntu umaze ukwezi uri guhomahoma hari abantu bandi bakuviramo baravuga ngo umuntu aba yabime umukobwa iyo ukimwapurocinga ukimusaba urukundo iyo bitwaye iminota myinshi n'iminota ibiri iyo atarakwemerera wabona ngo niyo usidi namukunda twakundana iyo atangiye ngo urabona ngo nyine wicireho ujye gushaka umuje bani wikwitendeka ku muntu uramubera ikigeragezo ngo urabona ngo nyine ngo nzagusubiza ejo yawe wikwitendeka ku muntu abakobwa umuntu ajya gukora mariage n'umuntu ku muhungu uranyeka ko aba afite uwundi muntu abahari atarafata umwanya atarapresiza avuga ati aba yanakubonye kuri mama yake kabisa sinkobeye akuza hari uko ahandi yari yateganyije bipfuye bipfuye niyo mpamvu rero nimba ugiye gukora ubukwe rwose turimo twavuye mu bibe mu byaro twibigere ku binyamugi cyane ko mu mujyi nta gihe baba bafite umuntu niba muvuganye iminsi ibiri ukabona bidaca urimo urata umwanya w'iki ntabwo ari inkweto yawe ufite undi muntu wa revo yawe urumva muzahura ahubwo uwo muntu inama nakugira utaza no kudepansa amafaranga menshi akagushiraho mushyire ku ruhande wowe wishakira iki ukomeze utegereze
komeza uterete ariko ubundi ufite uburebure bwo gutereta abandi bantu urimo urarwana ni ariko shaka abandi bantu mva urumva uvuze ibyo mu mujyi itaniba yabiririmbye kera hashize imyaka myinshi byo mu cyaro se nta kashi se abakobwa bareba ko abasore nta kashi kuko na confidence ufite amafaranga ahubwo sana ziri kuba yewe mveba ubundi hari ikintu umaze kubona mu myaka nyine no kubona nanjye ndi umukobwa nabyibaza nanjye ako se mushiki wawe wamutanga mushiki wawe wamutangaho njyewe nigiyeho personally ntagiye kubeshya iyo nta gaceri mfite message ya banki itasoni ntabwo bajya kumbwira ngo ndajya kwirirwamo amagambo kuko nanamuhamagaye nshobora kutaba ndi romantike nkumva so hari ikintu bita motivation iyo ufite agafaranga motivation iraza man ni things motivated their service ariko ibintu n'isi idavuze n'ibyo mane koko hari umuvandimwe hari story y'umuvandimwe yari afite umukobwa nyine yarimo arapurocinga arimo aratereta nyine umukobwa we aramurya sina just amubwira ngo yangwa mfite undi muhungu ngo urabona ngo undi muhungu noneho umutipe aza kugira amahirwe abona umuntu umwemvita Dubai ambwira ati ariko waza ukagerageza life Dubai ukareba ko byakunda nimba aho ngaho biri kwanga akoraga mu ruganda rumwe hano mu Rwanda nyine ruri aho ngaho bidashamaje nyine umukobwa amubona akavuga ati wapi umutipe ajya Dubai nawe arabizi umuntu wafashe kara kantu kanditseho Rwandair my friend ubu ni nkanjye uyoboye iyo ugafashe manu uyoboye ubutangiye kuyobora ku sinagore wa mudada yari amaze igihe arakatiye connection urumva yari arakase ibintu by'amakonegisiyo umuji yarambutse kuje Dubai ajya mu birakaniki no muri uwo minsi akajyanye akubita screenshot akanyereka mva mani umukobwa ngo mufashe ndamubwira ati nasoma manigaho n'umukobwa noneho urukundo yabaye roza avuga ati ubu bwato niba uzarohama nka Titanic wani yarasaze byatari ikintu cyaje kunsetsa umuniga yagiye Dubai n'undi yari agiye atari ibintu by'akazi yigiriye mu bintu by'ubutembere biranga yigarukira mu Rwanda azaje gukora mu Rwanda amudada aravuga ati ariko umuntu uvuye Dubai ntago ajya abura n'ikirere hagati ntago yabura ikiremba reka mfe kumwemuka niyo yabura ikanzu ariko abantu bavuze ati azanye amazabu nkangaye nubwo yabura ikanzu ariko ikiremba nticyabura amudada amugumaho uko iminsi igenda ishira bigenda byicayura asanga mutipe uko yagiye niko yagarutse yagiye nk'abagiye kamera navuga Steven nyuma ya kamera nayo turabizi ariko byamubaye wenyine akiza twatuzi ngo tugiye kubona na shokora mvuga ngo ubu ngiye kurya nk'ibintu nk'ibiro nk'abingaye by'ihene shokora n'ibintu y'amashokora yazanye urumva umudada barira mu byo kunywa umudada byarangiye amukati kubera gukizwa niyo n'amezi abiri umutipe baramukate nyine umukobwa yasa amukatira abonye ko nta kintu agifite nta kintu yavuze ni ya sirenge y'abakobwa atangira kukwima time nimba mwapangaga guhura n'abantu bikabura umuntu ubuzi ko muzahuza bigatangira kubura time nyine umutipe atangira kubona buze time noneho umutipe mu gihe akiri muri biriya ngo wabona ngo ari akazi ngo kamuhugije invitation y'umurenge kwanza ifoto ya mbere yaje ari ye mu dada batereye ivi muri hoteli yo mu Kiyovu navuze enegiti mbwira ati sha bro ngo bya bintu ngo waraye ngo irondo ryivanguye n'ibisambo igisambo nyine ni ngo nagiye kubyemera irondo riragiye ibisambo turasigaye abakobwa batera amabuye natwe abajama bishobora kuba ushobora kuvuga utegeye ibintu byose byaranze gusa twebwe abagabo Imana yaduhaye agatima ko gukomeza ubuzi ko ushobora kubaho imyaka 20 ukene mu yindi 3 bro ugahita bikora umutipe w'inyange ugabanye ahari nigaye no munani yaterese umukobwa umwaka wose bro imyaka nk'ibiri
umujama yari umufotografe. wabwiza ukuri ibyo bintu wabwiza ukuri ibyo bintu aho bigeze ni ukuri ko Imana twose yagize utu event yagize mu buzima bwe, umujama agafata umwanya akajya kumusura famiye zabo zose zimuzi barumuna n'umukobwa we zamuzi, kandi umukobwa abibona ko umujama nyine amukunda n'uburyo amuhamagara mureke tuzihira gutyo. Noneho umujama yashingiye kabisa, umujama yarihetse umutipe arangije yigira nyine ni bya bindi Imana nyine gukubita amahirwe, umutipe abona green card. Hakurumva mu kuyibona ntabwo yigeze abivuga, ahubwo yamubwiye ngo umukobwa ko azagenda nk'uko waba uzagenda nko mu kwezi gutaha cyangwa nko kuwa gatanu, ukabwira umukobwa ati umukobwa atarajyaga abona umwanya atagera kumubwira ngo shango ndumva ngo rwose ngo utazagenda tudahuye, ngo nyine ngo kureba tugahura, ngo ndumva ngo ngiye kubura umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye. Ngewe umujama nahise mubwira ati none se ziriya shuti z'ubuntu shuti nanga niba yari kuzajya atanga wenda nka 50 kugira ngo muri izo event z'abakobwa ko bikundira amafoto ukaba waza ukabikorera ubuntu kandi nta na promise uri kubikorera umupatina wawe wese munigo zagezeyo nta n'iki kwezi kurashira. Umupebi yaranditse akajya yohereza ama voice note amubwira ngo kuva wagenda ngo mu buzima bwawe ngo nsigaye numva hari ikintu mbura, ngo nabuze umuntu w'ingenzi. Kandi uwo mupebi yahoraga amwiryaho kubera ko yari yaragraduatinze ajya gukora ibintu by'inuza byo muri banki, akumva ko ubwo birenze, kandi umujama yakoraga amafaranga, ariko kuko yageze hariya bro ako umutipe aramubwiye ati subwo bro ntabwo uri kumva ko ari visa se none se ariko ubuzima bwarahindutse nyine. kugira ngo ibi bintu tugire ducumbike kabisa, reka tugire ahantu tubicumbike abantu muri comment bazatubwira uko babyumva nyine. Reka tubabaze ikibazo, dusiga tunababajije ikibazo, wihutisha kwiza. Umuntu utereta yategereza igihe kingana iki kugira ngo confirmation y'umukobwa yumve ko ya convince umuntu? Dukore old school style yo kuvuga ngo nzabitekereza, ugategereza mpaka ugeze ahantu. Tunakomeze wenda bazatubwira muri comment uko bimeze uko babyumva. Nakagaruka sawa Mudikari TV izamuka hejuru, like share subscribe byose ni by'ingenzi.